Apolineri mu Rwanashyaka, ndi umugabo mfite umugore umwe n'umwana umwe ntoye batsinda. Ndatangira nshimira Imana ko nyemereye kuza hano kuwa gatatu. Kuboneka ntabwo binkundira neza, ariko Imana ishimwe ko byakunze nkaboneka, dore ko byari special service niko mubyita mu Cyongereza. Nasanze abantu bose ba hano bazi Icyongereza, ni ibitangaza nabyo ntazi gusobanura, ariko mbona buri muntu aba akizi. Ntabwo nzi iminota mfite, ariko ishobora kuba ari 15 nkurikije uko nahoze n'ubusavinga kuri internet. Ishobora kuba ari iminota 15. Abayimaye bagize neza. Ntago navuga ngo ni mike. Hari abantu bavuga ngo ibintu bafite ngo babivuga bukira bugacya. Njye ntago bwakwira ngo buke, gusa 15 yarenga. Ndavuga ibintu bikeya. Imana yangiriye ubuntu, ariko nza kubimenya hashize igihe. Nibaza impamvu ntabimenye mbere hose inzira nanyuzemo, ariko nza gusanga Mose yamaze imyaka 40 ari kwa sebukwe gutyo, nawe irashira. Jewe ariko ntabwo ari 40 namaze. Ndi buze ko mfite ubuhamya wenda wagabanya mu bice byinshi, ariko ndabaha resume. Navukiye mu itorero cyangwa se mu idini rya ADEPR, ariko njyewe nkurikiye bakuru banjye, kuko bararirimbaga ngo baragoye baragoye abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Rero kuko iwacu mu cyaro twacanaga inkwi, nareba umuriro inkono iriho, nakora ku nkono ku ruhande rwo hejuru ngashya, nkibaza ko jye nicaye hejuru y'umuriro. Nicyo kintu cyatumye mbakurikira. Ndagenda ndabatizwa, ariko nshyiramo imbaraga, ikintu bita umwete. Nshyiramo imbaraga rwose. Uko nagendaga nkuramenya ubwenge nshyiramo imbaraga. Muri segonderi hari umunsi twagiraga witwa Pentecote wo mu kwa gatanu, nyuma y'uko Pasika ibaye hashira iminsi 50. Iyo wabaga ugiye kugera, nabwiraga Imana nti ndashaka ko kuri Pentecote uzampa Umwuka Wera, kuko twajyaga mu rusengero nkabona abantu baravuga mu ndimi, ariko abenshi ari abagore. Nkashaka ukuntu nanjye nazazivuga, nkabona ntibikunda, ariko nkaba nzi ko bikunda kuri Pentecote. Mu gihe ndi ku ishuri nkabyuka nijoro mu ma 5 nkapfukama ngasenga, mbabarira kuri Pentecote nanjye nzavuge mu ndimi. Nkasenga nkumva Imana iranyumvise, nkayishimira, nkaryama, ariko nkumva ijwi rimbwira ngo ubuse nutazivuga ejo bizagenda bite. Undi mutima ukambwira ngo ariko wakwizeye ko uzazivuga. Bugacya twajya mu rusengero bakabwiriza, igihe cyo gusengera abashaka Umwuka Wera tukagenda, nkagenda ariko umutima urazivuga cyane ntuzivuga. Umutima umwe turazivuga, undi uti ntazo uvuga, bikarangira ntazivuze. Umwaka umwe, uwa kabiri, uwa gatatu, ndangije segonderi nkajya ntangira kubwiriza mu rusengero n'imbaraga nyinshi. Rimwe ariko nza kwegera umuntu wari ukuze ubimazemo igihe, ndamubaza ni ukubera iki mbona abagore niyo kibatizwa ahita avuga mu ndimi, jewe ni ibihe byaha mfite bituma ntazivuga? Ariko ntabwo yigeze abona igisubizo. Yarambwiye ati hangana, ati igihe kizagera. Ariko numvaga igipimo ushobora kureberaho umuntu ukijijwe cyangwa se wakiriye agakiza ari uko ashobora kuvuga ururimi utumva. Byakomeje gutyo, nza kugira ndavuga nti Imana igihe izabishakira yo nzazivuga. Rimwe tuza kujya gusenga amasengesho y'iminsi 3, barasenga. Hari ibintu rumwe mutazi bita imbaraga, ago mubizi ukuntu umuntu agira imbaraga.
bahita banzenguruka barishima cyane ngo byaje byaje, bikomeza ibintu byinshi cyane. Ndashaka gusoma ijambo rimwe ntari buze kongeraho irya kabiri, ariko muramfasha kugira ngo namwe muryumve. Hari ibintu bavuga ngo ni très important, ariko nasanze muri biriya byose ari très important, very important. Abaroma ibice 10 umurongo wa mbere, 2, 3. Ndayimanaginga neza. Abaroma ibice 10, 1, 2, 3. Bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Iminsi namaze myinshi nageragezaga kwitwararika kugira ngo ngaragare nta mugayo, ku buryo niyo ubaza abantu, yaba ari mu idini nari ndimo, muri karitsiye gutyo, kanaka yitwara ate, bari kuvuga ati ni sawa. Nta muntu twagiranaga ikibazo, ariko njye nkumva atari byiza, ariko abantu bakabona nta kibazo. Twigeze gukora igiterane, umuntu azamo w'umubwirizabutumwa yigisha ijambo riri muri Yona rivuga ngo hasigaye iminsi 40 hakarimbuka. Aratubwira ati mwihane, buri muntu agerageze, hasigaye iminsi 40 naho hakarimbuka. Ndavuga nti iyi minsi 40 ngiye babyita, sinzi, ngiye kugerageza nyikore neza, ntabwo irananira. Ngiye kuba ibintu nakoraga ngiye kubyameliyora, nubaha ababyeyi, ntere gutukana, ntere do ibintu mbishyire iminsi 40 ntizananira. Dutashye mu rugo, twari abana benshi, bahita bantuma kuvoma. Mvuyeyo bampa undi murimo kandi abandi bahari. Asike ni jye muntu wakora ibintu byose, uwo munsi utarira birananira. Nagerageje do kugira uko wavuga ko umuntu ari perfect, ariko ntago byigeze bikunda. Sinzi niba murakomeza kunyumva, muri kunyumva? Iminsi yose namaze rero ngerageza byaranze, ariko nkaba nta kindi gisubizo mfite. Ariko n'uwo mbajije akambwira ko uru rugendo ari ukugerageza. Ari wenda Bibiliya uko abantu bayisoma, atari ko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ni ukurwana paka rero. Kugeza n'ubu hari abantu bazi ko ari ukurwana kugera ku mwinshi. Ni nayo mpamvu kare nagiye ahantu ndi mu kazi gasanzwe, nari ngiye ku itorero ry'abametodisite. Umupasiteri tujya duhura abwira undi narindi kubaza ibyo mu kazi, aturiya ni wa wundi wo mu buntu, ntagire icyo akubwira. Atubuhe buntu se? Ati bamwe bavuga ko byarangiye. Ndangije gukora ibyo nakoraga, ndamubaza nese uzi ko Bibiliya ivuga ko amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Kristo? Mbona agize challenge. Ese utemeye ko wakijwe kubw'ubuntu, wakwemera ko wakijwe kuki? Arambwira ngo ariko nibyo.
ese mugenzi wawe kwambwira ngo mvuga ko nakijwe kubw'ubuntu, ngo yango nuko ngo hari abandi ngo bavuga ko ngo bakijwe kubw'ubuntu ngo byarangiye. Ese pastor ubwo se hasigaye iki? Undi aramubwira ati ariko uwo muntu yikuyobya ndamuzi, nge turaziranye. Mu yandi magambo, nanjye naragerageje kugeza ubwo Imana yabonye naniwe. Imana ishimwe, yabonye naniwe iranyishurira kugira ngo, kuko ntari kubishobora. Umuntu hari urwego akoraho akageraho akananirwa. Nyina wa Mose yamuhishe kugira ngo batamwica ngo amezi 3. Bibiliya iravuga ngo ananiwe guhora amuhisha. Hari igihe kigera umuntu akaba ananiwe. Imana yabonye ko naniwe rero kandi ishaka kungirira ubuntu, imenyesha ubutumwa bwiza. Pawulo yari kwandikira n'Abisirayeli ngo bari bafite ishyaka ariko ritava mu bwenge. Mwe mwagize amahirwe ntabwo mwakoze ubutayu, ariko nanjye nigeze kubukora njyenyine. Njya ku musozi ndasenga, umutima ukambwira ati ariko impyisi igufasha amaguru wabigenza nta n'umuntu muri kumwe. Undi mutima ukambwira ati impyisi ntabwo yakurya. Abantu bajya mu mazi akagarukira hano hagasigara umutwe, baba bagira ngo banezeze Imana. Akava mu mazi umubiri wahindutse umweru. Niba umuntu uko mutaza abantu bahinga umuceri, iyo umuntu ari guhinga umuceri kuko aba ahagaze mu mazi n'icyondo, avamo umubiri wabaye umweru. Ariko abantu bafite ishyaka ritava mu bwenge ibyo barabikora, gusa ntabwo yakumva ko atari byo kereka igihe cy'Imana kigeze. Imana rero ishimwe ko yangiriye neza. Hari uturirimbo bita udukorasi, hano mudutera rimwe na rimwe kubera umwanya mutoya. Ariko abantu bararirimba ngo yadutuye imitwaro yaduhetamisha, ngo none tugenda twemye. Imana ishimwe cyane. Abandi bakavuga ngo yanyishyuriye, iyo ni indirimbo. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma nera de. Ni ibintu by'igiciro. Nari ngiye kuvanga session ebyiri, ubutanze abwira ukuntu nifuzaga guteranira hano bikanga, kuko ndi kubona ndacyafite iminota 8. Nibyo, reka mbanze ndangize ibyo ariko ntavanga ibintu. Akenshi iyo bampaye igihe ndakirenza. Kera nyigisha narwanaga n'abarimu, nkajya mu ishuri nkavuga bagasona ngakomeza nkavuga. Akaza agahagarara ku rubaraza agategereza ko mvamo. Hashira nk'iminota 15 akambaza ngo ariko niwe wigisha wenyine, ubona twe nta masomo tugira? Nkamubwira nti mbabarira, sinzongera ejo nkongera. Narinze mva mu kwigisha ngishwana n'abantu, ahubwo akanyishyura ngo nanjye ninjye ejo sinzavamo. Ariko ntago ndi buze kwica gahunda, kuko hano ndi imbere y'abakiranutsi. Muri abantu b'agaciro cyane. Niyo mpamvu iyo bampaye iminota 15 natangiye saa 12 n'iminota 7, ndacyafite indi 8. Sibyo? Nibyo. Ikintu gikuru rero nuko Imana muri uko kugerageza kose yaje kunyereka ko ntabishobora. Mishurira ubuntu bwayo. Pawulo niwe wavuze ngo ndashima Kristo ngo kuko yabonye ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Imana yabonye ko ndi uwo kwizerwa hamwe namwe,
irangije idukuruza ubugwaneza. Nibwo ubwo nihuse, iyo twasengaga umuntu akiyiriza iminsi 3 nibwo wumvaga yuko Imana muri kumwe. Ndibuka twigeze gusenga iminsi 3, abantu basenze iminsi 3, umunsi wa kabiri iyo urangije, ahantu bita muri articulation, ahantu hose hari urugingo hacika intege, amaso ntutangire kureba kubera yuko isukari iba yarangiye, icyo twita glucose. Umubiri usigaye uri gukoresha reserves lipid. Ku munsi wa 3 iyo ufite akabavu gato nk'akange, lipide ziba zashize, umubiri wadukira protein. Niyo mpamvu abagabo inzara ibica vuba kurusha abagore. Nasenze rero iminsi 3, angiye kuyirangiza numva ntabwo ndi gutambuka, ariko nkumva nahita ajya mu ijoro. Hari abantu basenga ari mu masengesho bati niba imperuka yari ibaye. Nyarangije tujya kwitunganya, tugarutse pasiteri ati ni wowe urabwiriza, kuko niwe wasenze iminsi 3. Mpagaze imbere y'abantu ndabwiriza, ndangije ntabantu batsinzwe, kuko bari bazi ko twasenze bose bahita bahaguruka. Abantu batsinzwe n'ijambo. Ndishima cyane, ni Imana ukoze umurimo, kubera abantu bose barahagurutse ko batsinzwe. Ariko nabwiriza indi minsi hagahaguruka nk'icumi. Pawulo yaravuze ngo iminsi yose yo kujijwa Imana yarayirengagije, irangije itegeka abantu kwihana kugira ngo bazabone ubugingo. Mumbabarire ndi gushyiramo ibintu byo kubwiriza ntanga ubuhamya. Ariko Imana imaze kubona ko naniwe, yanteguriye kujya kwiga i Butare, itegura na Pastor Jean Pierre. Kaminuza zari nyinshi mu Rwanda, ariko itegura umuntu umwe imukura Irunda hano hakurya ntihavuka, nanjye nkura Iburengerazuba, iduhuriza i Butare, dutangira kwiga ibintu bya teoloji ngo tuzaba abamisiyoneri. We byaramuhamye. Twashaka kuzaba misiyoneri, ariko njye nshaka kuba ngiye kwiga ibi bintu nindangiza. Hari ishuri rya teoloji bita Kasaka Mandisi Afrika, nindangiza naryo ndyige, iby'amasomo mbishyire ku ruhande, mite nkomeze. Nindangiza mite ngenda muri Nigeria kuvuga ubutumwa, kubwira abari abasilamu n'abandi bose bya Yesu. Turabyiga dushishikaye, ariko tukagenda tubonamo challenge, abantu batwigisha nabo batabizi, ariko ari aba expert, ari abarimu. Nza kugira ikibazo, nsoma ijambo riri muri Yohana rizaba challenginga namwe, ariko mufite abashumba bo kubasobanurira. Ibice 3 umurongo w'9, umuntu wabyawe n'Imana ntakora icyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora icyaha kuko yabyawe n'Imana. Mu maverisiyo yandi, he can never sin. Negera umushumba wanyoboraga, ndamubaza ibi bintu ni ibiki, iyi Bibiliya ibintu ivuga nibyo? Arabisoma, arareba, arambwira ngo nujya usoma bira ngo jya witonda, ngo kuko burya ngo igice gisobanurwa n'ikindi. Nibyo nyakubahwa mushumba. Nariko se uyu muntu udakora icyaha abaho? Ati ntawubaho. None se mwitorero ufite ubwo bose barabikora? Ati barabikora. None se hano avuga ngo ntabasha? Atoya. Ati hari ibintu bya context, etimology, ibintu bimeze gutyo. Ati sanse twambwira ko hari ukuntu Bibiliya biri kubivuga. Mbyemera kwanga kuburana n'umuyobozi wanjye. Muri iyo CFMN rero, Centre de Formation des Missionnaires na Jote, niho twahuriye na challenge. Abantu baratwigisha ibya Bibiliya, ariko urumva atari ibyo bavuga. Kubw'ubuntu bw'Imana rero nibwo Pastor Jean Pierre
yamenye ubutumwa bwiza, ambwiriza ubutumwa bwiza nkumva byajya kuba byo, ariko se kuki nta bandi babivuga? Aho nabyirukiye abantu bize teoloji n'amatorero atandukanye, kuki ibi bintu nta wundi muntu ndabyumva? Ikibazo cyari gikomeye ni iki? Ni ukuvuga ngo uruwera. Hari umumama dukorana, iyo mubwiye ngo nduwera yenda kunkubita, ngo ariko ndirata ye. Ni ntabwo nirata, ngo yango ntugakabye, ngo uvuze ibindi ni ndi umutagatifu, abagatulika bakenda kunyica, ngo ese warapfuye? Ni narapfuye ndazuka, ngo ni nta muntu turi kumwe, bakagenda. Icyo bivuga ni iki? Pasiteri ambwirije ubutumwa bwiza, numvaga ku ruhande rumwe ari byo, ariko urundi atari byo, kuko nta wundi nabyumvanye. Yaba aho nturuka, yaba ari muri kaminuza mu banyeshuri barenga 8,000, n'abapasiteri baza kubwiriza ntibabivuga. Ariko kuko ubuntu bw'Imana butagira akagero, naje kubyemera, ndabyizera, bihita bimbarwaho. Imana ishimwe cyane. 12:14 hasigaye umunota umwe. Mu buhamya nari mfite rero, ni ukuntu Imana yagiye inkurura gake gake, kuva 98 mbatizwa mu mazi menshi, igenda ikurura gake gake kugera 2011. 2011 nakira agakiza, mpinduka icyaremwe gishya. Ahubwo nsigara nzi ko ari njye ubizi njyenyine na Jean Pierre. Nigeze guteranira hano nsanga muruzuye, ndibaza kuko aba bantu barabizi cyangwa ntabyo bazi. Urumva ni nka bya bindi bya Eliya yabwiraga Imana ngo niwe usigaye wenyine. Ubuntu bw'Imana ntabwo burondoreka rero. Nubwo hari akaririmbo baririmbaga, hari umushumba wanze ari ku cyumweru, niwe ntago ndi kwibuka umuntu wavuze ngo ibaze umenye kuri umwana wa perezida utari ubizi, ngo turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose, turi abana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa niwe utwara abatwara. Imana ishimwe rero ko yanzanye mu itorero. Process yo nzayibabwira, ni igitangaza gikomeye kugira ngo nteranire hano. Abantu bifuza guteranira hano ntibikunde kubera yuko ari muri kapitali, kandi abantu bose ntabwo batuye muri kapitali. Ubutaha nzababwira ukuntu naje gutura muri kapitali kugira ngo nteranire hano. Imana ishimwe cyane, murakoze.